hari ibintu batigeze bakubwira kuri Yesu, ibintu bishobora guhindura uko wamubonaga burundu. Tekereza ibi: ese byashoboka ko hari amateka ye yahishwe imyaka irenga 2000 byose? Ese koko ibyo twigishijwe byose mu madini yacu ni ukuri kuzuye? Abashakashatsi bamwe bavuga ibintu bitangaje, bakavuga ko Yesu ashobora kuba yaragize ubuzima butandukanye n'ubwo tuzi uyu munsi, ndetse bikarenga bakavuga ko yari afite umubano wihariye cyane kurusha uko babyigisha. Ariko ikibazo nyamukuru ni iki ngiki: ni ikihe kintu cy'ukuri kiri inyuma y'inkuru yose? Muri iyi video tugiye gucukumbura ukuri, turebe ibyahishwe n'ibyo benshi bategeze kumenya kuri Yesu. Ibi ushobora kubyumva bwa mbere ku cyumba cy'ibitekerezo TV gusa, kandi bishobora no kugutangaza cyane. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Turabasuhuje mwese aho muherereye, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Ahangaha tugiye kuvuga kuri Yesu, tuvuge ku mabanga yahishwe kuri we, siyanse ndetse n'ukuri abantu benshi batazi. Ese ibyo tuzi kuri Yesu ni ukuri kose kuzuye, cyangwa hari andi mabanga atarigeze avugwa? Mu myaka irenga 2000 ishize, umuntu witwa Yesu yahinduye isi, ariko kugeza uyu munsi hari ibibazo bikomeye siyansi n'abashakashatsi benshi bakomeje kwibazaho. Ese Yesu yari umuntu usanzwe? Ese koko ntiyigeze ashaka umugore? Ese hari iby'itorero ritigeze ritubwira? Muri iyi video tugiye gusesengura ukuri, ibitekerezo bya siyanse ndetse n'ibintu abantu benshi batigeze bamenya kuri Yesu. Reka turebe Yesu mu mateka. Abashakashatsi benshi bemeza ko Yesu yabayeho koko, ndetse n'abatari abakristo bamufashe igihe kinini bamwandikaho. Urugero ni umwanditsi w'umuroma witwa Tacitus. Uyu nguyu yavuze ko Yesu yiciwe ku butegetsi bwa Pontius Pilato. Ibimenyetso bikerekana ko Yesu atari inkuru yatekerejwe gusa, ahubwo ko yari umuntu wabayeho mu mateka. Ariko ikibazo gikomeye gitangirira ahangaha: ese koko ibyo tumuziho byose byanditswe neza? Ahangaha reka duhere ku bitabo byahishwe. Hari ibitabo byinshi bya kera bitashyizwe muri Bibiliya. Ibyo ngira ngo namwe murabizi. Bamwe bakavuga ko iyo byose biza gushyirwa muri Bibiliya, ngo Bibiliya yari kuba nini cyane kuyitwaza ukajya uyitwara ku ngorofani. Hari ibitabo rero bimwe muri byo byakuwe muri yo. Ibi bitabo akaba ari byo byitwa Gospels zitandukanye, nka Gospel ya Thomas cyangwa se Gospel ya Maria Magdalene. Ibyo bamwe bita ngo ni ibitabo by'ubutumwa bwiza. Ibi bitabo bimwe bivuga ibintu bitandukanye ku buzima bwa Yesu. Urugero, hari aho bavuga ko Yesu yari afite umubano udasanzwe na Maria Magdalena. Abashakashatsi bamwe bakavuga ko ashobora kuba yari n'umugore we, ariko nta gihamya gihamye kibyemeza. Hakaba n'abantu benshi bakomeza kwibaza niba Yesu yari afite umugore n'abana koko. Iki ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane byagiye bivugwa kuri Yesu, ndetse bigakurura impaka zikomeye cyane. Hari inyandiko zimwe za kera zerekana ko Yesu yakundaga cyane Maria Magdalena. Hari naho bavuga ko uyu nguyu yamusomaga. Ibi bikaba byaratumye benshi batekereza ko bari umugore ndetse n'umugabo.
ariko nta gihamya ya siyanse cyangwa amateka yemeza ko Yesu yashatse umugore. Nta n'inyandiko yizewe yigeze ivuga ko Yesu yari afite abana. Abenshi mu bashakashatsi bavuga ko ibi ngibi ari ibitekerezo, ibyo bita hypothesis mu cyongereza cyangwa se hypothèse mu gifaransa. Abenshi mu bashakashatsi bavuga ko ibi ari ibitekerezo gusa, atari ukuri kwemejwe. Reka turebere hamwe icyo siyanse ivuga kuri Yesu. Siyanse nayo yagerageje gusobanura Yesu. Urugero, hari igitambaro kizwi nka Shroud of Turin bavuga ko cyapfunyitse umurambo wa Yesu. Abahanga bakoze ubushakashatsi kuri icyo gitambaro, bamwe bavuga ko ari icy'ukuri, abandi bakavuga ko ari igihimbano cyo mu kinyejana cya nyuma. Hari n'abagerageje gushakashaka ndetse no gushaka kumenya uko Yesu yaba yarasaga bakoresheje DNA ye ndetse n'imiterere y'abantu bo mu gihe cye. Ibi byose byerekana ko siyanse ishaka gusobanura Yesu, ariko ntirabasha gusobanura byose kuri we. Aha nahita nza nkakubwira ibintu abantu benshi batazi kuri Yesu. Yesu uyu nguyu ashobora kuba atari umweru nk'uko benshi babimenyereye. Nta n'amafoto ye ya nyayo yigeze abaho. Hari imyaka myinshi y'ubuzima bwe itazwi, kuva ku myaka 12 kugeza ku myaka 30. Murumva ko ahangaha imyaka 18 yose abantu batigeze bamenya ubuzima bwe, nta naho bigize bayandika muri Bibiliya. Benshi bakemeza ko kuva ku myaka 12 kugeza ku myaka 30 Yesu afite ibindi bintu bindi yakoraga, ndetse ari nayo mpamvu bagiye bahisha ubuzima bwe kuri iyo myaka. Nawe nk'umuntu mukuru utekereza, ese iyo myaka 18 yose uhereye ku myaka 12 kugeza ku myaka 30, iyo myaka 18 yose irimo hagati, wakwibaza impamvu batigeze bandika kuri Yesu. Ibyo yakoraga wakwibaza aho byanditswe ndetse n'aho byagiye. Inyigisho ze nyinshi zahinduwe cyangwa se zisobanurwa ukundi bitewe n'igihe. Ibi rero byose bigatuma abantu bibaza byinshi kuri we. Ese Yesu tuzi uyu munsi no mu mateka koko, cyangwa hari ukundi byagiye bihindurwa? Yesu akomeje kuba umwe mu bantu bavugwaho cyane kurusha abandi bose mu mateka y'isi. Hari abamwemera nk'umwana w'Imana, abandi bakamufata nk'umwigisha ukomeye gusa wabayeho. Ariko ukuri ni uku nguku. Hari byinshi tukiri gushakisha, kandi wowe ubwawe ugomba kwifatira umwanzuro nk'umuntu mukuru. Ese wowe wemera iki kuri Yesu? Niba ushaka kumenya andi mabanga nk'aya ngaya, kora subscribe kuri channel y'Icyumba cy'Ibitekerezo, kandi utwandikire kuri WhatsApp yacu kuri nimero zashyizwe aho ngaho kuri YouTube. Reka dusoze iyi nkuru yacu tukubwira ngo ibigenwe byose ubikore nk'umuntu mukuru, kuko byose urabizi. Komeza ugubwe neza uherereye hose, kandi utwandikire utubwire nawe uko byumva ndetse no kubitekereza. Njye Ndemarwe Nshimiyimana, ukomeze kugira umunsi mwiza cyane aho uherereye hose.